Hello guys, inshuti bakunze dukomeza kubana kuri iyi channel. Uyu munsi ngiye kukugezaho uburyo wahindura telefone yawe nka mashini. Biroroshye cyane kuba wabikora. Ibi ngibi ntacyo bisaba, biroroshye cyane. Urabona uburyo bwa minimize, maximize na close nka mashini nkuko bisanzwe. nko kubona this is mashini, kandi iyi ndi gukoresha nkuko mubireba, iyi ni telefone. Nindamuka manutse hasi nimbuzi mashini uburyo ikora, ubona internal storage ni 32, ariko ibikwereka neza nka mashini, ndetse n'iyo wagenda wenda mu mavideo ndetse n'amafoto byose aba ari kimwe. Kuko bireba urabona ko ari nka mashini, bikora neza cyane. Ibi ngibi biroroshye ko nawe wabyikorera, wagerageza kuba wabyikorera kandi ntacyo byangiriza kuri telefone yawe. Ibi biroroshye, wowe kanda subscribe dutangire. Ndakwereka n'uburyo waza kubisohokamo mu gihe waba ukeneye kubivamo. Biroroshye kubisohokamo, uraza ugakanda kuri default, warangiza ugakanda kuri HIOS launcher bitewe n'iyo ukoresha. Umara kuyikandaho, telefone yacu urabona ko isubiye uko yari imeze. Ibi ngibi biroroshye, turagenda kuri Play Store nkwereke application iza kubigufashamo. Ugera kuri Play Store usacinge application yitwa Hyper Droid Launcher, ariyo iyi ngiyi ya mbere. Umara kuba wayikuraho, uraza uyikandeho, numara kuyikandaho uyinstallinge. Numara ko wayishyira muri telefone yawe, kwereke uburyo uyinstallinga kugira ngo ikorane na telefone yawe neza cyane, ihinduke nka mashini. Urakanda kuri open, numara kuba wayikuraho, urabona ko telefone yanjye ihindutse nka mashini. Ibi biroroshye cyane. Ngiye kwereka uburyo washyiramo ifoto, uburyo wahamagara, ndetse n'ibindi bitandukanye wakoreraho kuri no application yacu, gutyo telefone yacu yahindutse nka mashini. Biroroshye cyane kuba wabikora. Uraza guhamagara, uraza ukanda hano kuri phone, uhamagare nkuko bisanzwe uhamagara. Biroroshye cyane kuba wabikora. Nusoza uragaruka bivemo byose. Urabona ko phone gutya twabivuyemo, ariko ushaka ko biguma bimeze nka mashini nibuza kuba wabihitamo, kuko biroroshye. Nukenera kuba wabihitamo, dufite application, urayikandaho. Numara kuba wayikandaho, nushaka kongeramo ama application, ahangaha uraza ukande hano kuri soft, utegereze gato ama application yose ilaunching agende muri no. Nurangiza urebe application ushaka gushyira hariya kuri home tab. Wenda njye nshaka gushyiramo TikTok, urayikanda ugumisheho, urangiza ukande add desktop. Uza ukande kuri Telegram, ukande add desktop. Biroroshye cyane, biraterwa n'iyo ushaka washyiramo. Wenda kadushyiremo iyi ngiyi yitwa YouCut video, add desktop. Urabona ko zigiye zitandukanye, urashyiramo izo ushaka bitewe n'izo ukenera cyane. Reka nongeremo n'iyi ya gallery y'amafoto ndetse n'amavideo, kugira ngo bize binyorohera kuba nazigeraho byoroshye. Nindangiza ndabikupa, urabona ko zagezemo. Ibi ngibi biroroshye cyane. Ngiye kwereka uburyo washyira ifoto kuri gallery, muri tableau, bitewe n'uko ubishaka, amafilms, kugira ngo wenda ibe yagaragara neza uko ubishaka ndetse bitandukanye. Wenda reka mpitemo iyi foto yanjye. Nimara kuba nayihitamo, ukande hano ku tudomo dutatu. Numara kuba wakanda, ukande use as. Urabona ko ikora nka mashini neza cyane. Uraza ukande hano as wallpaper. Numara kuba wakanda, ukande kuri set wallpaper, ukande kuri home screen mu gihe wifuza ko ijya muri home muri application uzaza ukoresha, cyangwa mu gihe wafunze telefone iri mu rufunguzo urabihitamo. Gusa njye reka mbihitemo ko hose ihajya.
nk'uko ubireba ubu ngubu yamaze kugeramo, shaka twasubira inyuma, biroroshye cyane. Hari uburyo bwinshi butandukanye, ushobora kuba wahitamo iyi monita, ugahitamo resho uburyo yagaragara ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nubikunda uraba wabihitamo kuko biroroshye, urabona ko byose byoroshye ko wabikora. Wakoze kudukurikira ukande subscribe mu gihe waba wakunze ibi biganiro tubagezaho, kugira ngo muze mukomeza kubona ibindi biganiro bikurikira. Ugire ibihe byiza.